reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku ihohoterwa rikomeje gukorerwa abanyamurenge hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu maze iminsi mubyumvishe ko umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho aherutse kwicirwa ku rugamba. Ese ibi byose byaba bisobanuye iki mu ntambara ikomeje kubera muri ikiriya gihugu, cyane cyane kuri uwo mutwe wa Twirwaneho? Se waba waracitse intege cyangwa bishobora kuviramo imbaraga zishobora gutuma n'ubundi ukomeza urugamba ukagera ku ntego zawo? Ibyo rero n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ngewe uri kubaha ikaze, ndi Ndahaye Emmanuel, ntabwo ndi njyenyine kuko turi kumwe n'umutumirwa, ni Dr Mugabe Shyaka Aje, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse n'umuyobozi w'ikigo cyo gukemura amakimbirane muri iyo kaminuza. Dr, reka tubahe ikaze. Murakoze. Reka dutangire tugaruka kuri Colonel Makanika. Ejo bundi twumvishe inkuru y'incamugongo y'uko yitabye Imana aguye ku rugamba. Uri umwe mu bantu bamuzi, twagira ngo wenda utangire utubwira icyo umuziho, cyane cyane yuko birumvikana n'umugabo wababaje abantu bitewe n'uko n'impamvu yaharaniraga. So watubwira rero muri make umuziho iki? Murakoze cyane. Colonel Makanika ndamuzi, kuva tukiri abana bato ko twari duturanye. Yavukiye muri teritwari ya Uvira, ariko akiri umwana muto umuryango we uza kwimuka uva muri teritwari ya Uvira uza muri teritwari ya Fizi, aho njyewe navukiye. Twari duturanye, abana twese. Nibuka ko nshobora kuba naramumenye turi mu myaka 12 aho ngaho. Turabana kugeza tukabakaba imyaka 26 hafi aho ngaho. Urumva ko n'umuntu tuziranye abanye muri cya gihe cy'urungano cy'abantu babyiruka. Hanyuma tuza gufata inzira zitandukanye z'imirimo. Iwaja mu gisirikare, yinjiye igisirikare muri 1995 igako. Yewe ja kwiga muri kaminuza, ariko na nyuma yaho twagize izindi andi mahirwe yo kubonana gakeya, ariko kuvugana aho twaravuganaga. So ndamuzi rero, yari umugabo w'ishyaka ryinshi, umugabo wari wariyemeje kurwanya akarengane. Byatumye ahaguruka asiga inshingano yari afite muri leta, kuko yari mu bayobozi cyo bita base militaire ahantu hitwa muri Walikale Nord Kivu. Aja kuvayo asanga abaturage bari bahagurukirwe no kwirwanaho. Yari afite inshingano zashoboraga, yareba ku nyungu ze zashoboraga gutuma agumayo. Kimwe n'abandi benshi batabashije gutabara, ahitamo kubisiga. Yagiraga ishyaka, yarwanyaga akarengane cyane. Akaba umuntu wagiraga n'umutima utaragiraga ubwoba, atarashoboraga gutinya kubwiza umuntu wese ukuri igihe cyose yabonaga harimo akarengane. Yaratubabaje nk'uko babivuze, ni inkuru y'incamugongo, ariko nubwo abantu bababaye ntabwo bihebye. Kimwe mu bigaragaza ko yari umuyobozi mwiza nuko yasize ateguye abandi. Kandi ikimenyimenyi nuko nyuma y'umunsi umwe gusa yishwe. Buriya nta nubwo yishwe barwana, bamutereye aho yarari, bamwiciye iwe mu nzu. Barako leta yari imaze igihe imuhiga. Ikimenyimenyi nari nkomojeho nuko nyuma y'umunsi umwe gusa yishwe, abo yateguye, abo yareze babashije kurwana ndetse bafata minembwe yose. Ngira ngo ushobora kuba barabikurikiye. Ubwo hari ejo, ngira ngo kuri 21, kuko yishwe kuri 19 nyuma y'umunsi umwe gusa. Kuri 21 babasha gufata minembwe, kandi bahanganye n'ingabo nyinshi. Ngira ngo wari ubizi ko minembwe yari irimo abasirikare 1000. Ariko kubera ko bafite impamvu kandi bari bafite umuyobozi wabatoje neza, bararwanye bihagararaho. Uyu munsi bishimiye intsinzi nubwo urugamba rutararangira. Reka dukomoze no kuri Twirwaneho gato. Uyu ni umutwe abantu benshi batajya basobanukirwa. Urahari, urarwana, ndetse ufite n'impamvu, ariko ugasanga abantu benshi ntibazi ko utandukanye na M23, hakabamo iyo confusion. Twagira ngo udusobanurire iby'uyu mutwe Makanika yarayoboye,
ese kuva yatangira kuyobora ndetse no kugeza amagingo aya awusize ku ruhe rwego? urakoze. Nibyo koko abantu benshi bazi M23 kurusha twirwaneho kubera impamvu ngira ngo ebyiri z'ingenzi. Impamvu ya mbere ni uko M23 ngira ngo bivuze mu ndimi z'amahanga yabonye attention y'ibitangazamakuru, iravugwa cyane. Of course iri n'ahantu hagendeka, ari nayo mpamvu ya kabiri kuko twirwana hikorera mu misozi y'umurenge, n'ahantu hatagera imihanda ntikora neza. Indege nayo ijyayo rimwe na rimwe, so bigatuma amakuru yaho adasohoka ngo amenyekane. So twirwaneho niyo mpamvu abantu benshi batayimenya, ariko imaze igihe kinini iriho. Mu by'ukuri imaze imyaka myinshi cyane. Benshi bashaka gutekereza ko yahereye 2017 ariko ntabwo ari byo. Yari imaze igihe iriho. Ni umutwe wavutse mu buryo navuga ko butateguwe. Hari ubwishanyi bwakorerwaga abanyamurenge mu misozi y'umurenge nyine, cyane cyane za Minembwe no mu bindi bice bigize umurenge. Noneho abaturage mu rwego rwo kwanga gutega amajosi bakomeze bicwe, barahaguruka buri bose aho bari batuye, bakabikora mu by'ukuri bitangiye nk'irondo kugira ngo ababishaga badakomeza kubica, badakomeza kubinjirana ngo babasenyere. Batangira batyo bagerageza kwirengera, bagerageza kurwanya ababateraga. Ariko uko ubwishanyi bwagiye bufata intera yindi, duhereye cyane cyane nko muri 2017, uwo mutwe wagiye uhindura imikorere kugeza ubwo uba umutwe wiyubatse. Twavuga organizing, ufite ubuyobozi, imiyoborere ihamye, abayoboye abandi, abungirije, abashinzwe ibice bitandukanye. Guhera mu kwa kane 2017 uyu mutwe wagiye uhindura isura, wiyubaka, ariko ukiyubaka usubiza uburemere bw'ibitero byakorerwaga abanyamurenge. Muri make uko ikibazo cyakomeraga niko wiyongereraga imbaraga. Rwose uko ikibazo cyagendaga gikomera, uko abicanyi bagendaga baba benshi bishyira hamwe, niko n'abari bahagurukijwe no kwirwanaho mu buryo busa n'ubudateguwe n'ubutubakitse neza bagiye barushaho kwiyubaka. Colonel Makanika, nyakwigendera Colonel Makanika, yagiye muri uyu mutwe mu by'ukuri yahagurutse aho yakoreraga mu mpera z'umwaka wa 2019. Ariko kugera kuri twirwaneho aho yahereye yiyubaka hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2020. Numva yari amaze y'imyaka 5, uyu ni wa gatandatu ngira ngo yaratangiyeyo. Kuva yagerayo rero yabashije kubaka, ndetse yaciriye inzira abandi benshi bari mu gisirikare cya Kongo, bari barambiwe no gukorera leta iri kwica ababyeyi babo, iri kubasenyera, iri kubamenesha. Abandi benshi bahereyeho bagenda bamusanga, ariko kuva yagerayo mu kwa mbere 2020 bariyubase. Uyu mutwe ufata isura nshya kandi uhangana n'ibitero bikomeye. Urabizi ko abanyamurenge bicwaga n'imitwe yishize hamwe izwi nka Mai Mai, iva mu yandi moko aturanye n'abanyamurenge. Mai Mai z'abapfurero, Mai Mai z'ababembe, Mai Mai z'abanyintu. Nta nubwo buri bwoko muri ayo mvuze bugira umutwe umwe gusa. Usanga hari n'ubwoko bufite imitwe igera kuri 7, 8 myinshi cyane. Byageze aho bihinduka nk'ubucuruzi, nka business. Ariko uko biyongera, uko iyo mitwe yiyongera kose, bose baba bafite target imwe, baba bafite ubwoko bumwe abo bashaka kwica n'abatutsi, aribo banyamurenge muri Sud Kivu. Nuko nk'uko rero byatangiye kugeza twirwaneho uyu munsi tuzi yiyubatse, ifite umurongo nta wundi no kurwanya akarengane, no kwanga ko abo bantu bicwa bazira gusa uko Imana yabarimo. Yego, wabikomojeho uvuga uburyo umutwe wa twirwaneho nyuma gato y'urupfu rwa Makanika wahise ukorana imbaraga ndetse ubasha no gufata ibice by'iminembwe. Ese ubu watubwira ko bihagaze bite? Ibyo bicura cyabigenzura
ese gahunda ni ugukomeza kwaguka kuko nubwo bafite imirembwe ariko mu mpande zayo ushize tuganira mwari mwatubwiye ko hari imitwe n'ubundi ikirimo abo bantu bifuza kubagirira nabi. Gahunda ya twirwaneho ubu ngubu ni igihe urabibona bari bukomeze intambara? Yego nibyo niko byagenze. Ejo navuga ko bahagurukanye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo mu by'ukuri umuntu yatekereza ko harimo n'umubabaro kuba bapfushije umuyobozi wabo. Barwanya inkundura, birukana leta mu birindiro yari irimo, uko nabivuze hari abasirikare benshi cyane mu misozi y'umurenge, cyane cyane mu Minembwe hari batayo ngira ngo zikabakaba 6 n'abasirikare ibihumbi byinshi. Ariko bari bafite ibyo twakwita ahantu hakomeye nk'ahangahe. Hari abari bari ku kibuga cy'indege cyo mu Minembwe, hari abari bari abo bita kuri brigade, nicyo cyicaro gikuru cy'abasirikare mu Minembwe. Hari n'abandi bari baragiye mu mpinga z'umusozi uzwi cyane witwa Runundu mu Minembwe. Umusozi muremure ko uri mu mpinga zawo, icyo twita irango, mu irango hejuru ni ahantu uba urebera Minembwe yose hasi. So aho naho leta yari yarahashize ibirindiro aho hose. Twirwaneho yabashije kuhafata ku munsi w'ejo, yirukana abasirikare ba leta n'iyo mitwe y'abamayimayi bakorana, bafata inzira imanuka ibaganisha aho twita bagana mbese za Fizi, bahunga. Ariko nanone ntabwo bivuze ko iyo menace, sinzi uko twabyita mu Kinyarwanda, icyo kibazo kubahoza ku nkeke, kumva ko bashobora kubica igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo bikemutse. Kuko hirya ya Minembwe n'ubundi iyo mitwe myinshi isanzwe yica abanyamurenge niho ikorera, ahitwa mu Rurenge. Kandi hakaba hatuye nyine abo muri ayo moko akomokamo abo bamayimayi benshi cyane. Kurwanaho, gukomeza kwirwanaho niko bigaragara. Nkurikije amatangazo nagiye mbona ya twirwaneho, harimo n'iryabikaga umuyobozi wayo, baragaragaza ko bafite ubushake bwo gukomeza kwirwanaho nubwo umwanzi yatekereza ko bacitse umutwe, ariko ni umutwe wari warateguye abandi bayobozi, ari nayo mpamvu ejo babashije kugera kuri iyo ntsinzi. Barababaye ariko ntabwo bihebye, babashije gukora ibintu bikomeye ejo. Yego. Tujya twumva abavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ari abanyamurenge gusa mu majyepfo cyangwa abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'abandi. Ariko iyo twumvishe iri hohoterwa rikorwa, twumva ryibasira abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo n'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru gusa. Ibindi bice cyangwa abandi bantu bavuga ikinyarwanda ukumva iki kibazo gisa nk'ikitabareba cyane. Ngira ngo wadufasha kudusobanurira uko bihagaze. Nibyo koko, muri Kongo abavuga ikinyarwanda ntabwo ari abatutsi gusa, hari abatutsi bo muri Nord Kivu, hakaba n'abanyamurenge aribo batutsi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko hari n'abandi bavuga ikinyarwanda cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo impamvu ubwishanyi bwibasira abatutsi, baba bo muri Kivu y'Amajyepfo, baba bo muri Kivu y'Amajyaruguru, mbere na mbere ni ya ngengabitekerezo imaze imyaka myinshi yigishwa muri aka karere. Nashaka uko bayita mu ndimi z'amahanga, bakunda kubyita mythe hamitique cyangwa hamitic myth. Cya kintu cyumvikanisha ko hari abantu bari basanzwe muri aka karere bakunda kuyita ba Bantu mu buryo nabwo budasobanutse, kuko ba Bantu ubundi bisobanura ururimi, ntibisobanura abantu, ubwoko cyangwa isura. Ariko abahuriye kuri izo ndimi bakunda kwita ba Bantu, bagafata abatutsi nk'aho atari ba Bantu, kandi izi ndimi zose tuvuga harimo n'ikinyarwanda n'indimi z'aba Bantu. Ariko bo babifashe nk'ibintu bigaragazwa bitandukanywa n'amasura. Ufite izuru rirerire, abantu bato bato bagize bate, bakitwa ko bo batari ba Bantu, ko kandi bafite umugambi wo gutegeka abandi bose muri aka karere. Muri Kongo rero iyo barebye abanyarwanda abavuga ikinyarwanda ariko badafite
ibyo nari mvuze bibaranga. Wenda basa n'abapfurero, basa n'abandi abantu benshi bo muri aka karere badafite ayo mazuru maremare, batari bato bato, bya bindi dusanzwe tubona mu bitabo nyine bashingiyeho bavangura. Yego. Bibwira ko abo ngabo ari abavandimwe babo. Ababo turavukana kubera ko dusa. Bariya tudasa ntabwo dushobora gusangira ubwenegihugu. Ari nacyo kibazo abatutsi bo muri Kongo bagiye bagira. Bati mwebwe musa mutyo ntabwo mubereye kuba abanyekongo, mwagombye kuba mufite ahandi hantu mwisanga mwiyumva kurusha Kongo ko nta munyekongo tuzi usa nawe. Bashingira rero kuri ibyo twakwita trait physique, izo trait physique cyangwa se imiterere y'umuntu uko aremye, faciès kugaragara mu maso, cyangwa se physionomie. Bakagendera kuri ibyo rero bavuga bati aba basa batya ntabwo bashobora kuba abanyekongo. Niyo mpamvu abavuga ikinyarwanda badafite ibyo bimenyetso bigaragara uko basa, niba nabyita ibimenyetso ibyo bibaranga, bo babafata nk'abantu bafite aho bahuriye. Ari nayo mpamvu uzumva kenshi bitana ba frère, abavandimwe, abavandimwe bacu. Nyamara ibyo baheraho ni ibintu bidafite ishingiro. Ni ibintu byanditswe n'abakoloni cyane cyane bagerageza gukora iryo tandukaniro, bahereye ku buryo abantu bagaragara, bakajya ndetse no ku marangamutima, bagakomereza no ku murimo utunze abantu, nk'uko byagenze mu Rwanda n'ahandi nuko babifataga. Gufata ko umuntu ari umworozi bitumye kiba bimwe mu bigira ubwoko bwe. Ukavuga uti uyu muntu ntagaragaza amarangamutima, niyo ababaye ntabwo avuga ngo asakuza atakambe agira ate. Ibyo nabyo ni ibimutandukanya n'abandi. Ntabwo ari ibyo umuntu yabonesha amaso gusa kubera imiterere y'umubiri, ariko harimo n'ibyo bindi, umurimo bakora, umwuga ubatunze. Ibyo rero byagiye bituma abo bantu bazwi nk'abatutsi, kuko nabyo ni ibintu abantu bashobora kudisikitaho, bazwi nk'abatutsi bagira ikibazo cyo kwemerwa muri Kongo. Icyo kibazo nticyatangiye ubu, nk'uko nabivuze nabikomojeho ubushize. Kuva muri za 1964 abanyamurenge baricwaga hariya muri Sud Kivu. Muri Nord Kivu habaye intambara izwi nka Kanyarwanda. Mu miyoborere iteka abo bantu bagiye bavangurwa, ariko ibyashingirwagaho bya mbere ni icyo cy'amasura, uko basa, uko bateye, kurusha ikindi cyari cyo cyose. Ku buryo ndetse n'uwaba yarahunze u Rwanda muri iyi myaka ya vuba, ariko ufite isura isa n'iy'abandi, abo biyita abanyekongo ba nyabo, bamwakira vuba, bakanamwumva ko ari we begeranye kurusha abo bamaranye ibinyejana hariya, bahavukiye n'abasekuruza n'abasekuruza bandi bahavukiye. Ari nayo mpamvu ngira ngo imikoranire hagati y'ingabo za Kongo na FDLR yagiye yoroshwa, bahera kuri ibyo bintu, bagahuzwa n'icyo kintu, bagahuzwa n'uko bateye n'uko basa, bakavuga bati aba ngaba nibo duhuye n'abavandimwe bacu. Nubwo yaba yaragiyeyo nyuma, nubwo yaba yaragiye ejo bundi, bakamwumva ko ari we begeranye kurusha. Nkeka ko ari aho bikomoka. Hari ikibazo cyagiye gikunda kugarukwaho cyane, abantu bakibaza bati ibiri kubera muri Kongo n'ubundi biragaragara yuko ari intambara zisa nk'izishamikiye ku moko, ndetse bakavuga bati habayeho uburangare, hashobora no kuba jenoside nk'uko n'ubundi byagenze mu Rwanda mu 1994. Abafite izo mpungenge bijyanye n'ibisobanuro duhaye, ubwo ntibafite ishingiro? Bafite ishingiro cyane. Ntabwo ari ibintu umuntu yafata nk'ibishoboka kuba biri kure, bidafite ibimenyetso. N'ubwicanyi bukorwa mu by'ukuri hagendewe kuri ibyo. Ntabwo bica abantu kubera ikosa bakoze cyangwa ikibica umuntu kubera uko asa gusa. Tugiye mu bisobanuro bya jenoside, kimwe mu bisobanuro jenoside ni uko abantu bicwa bazira uko basa, uko bari, uko baremwe.
ibyo rero byaratangiye, ntabwo ari ikintu dufata nka hypothèse ngo birashoboka. Byaratangiye, abantu benshi barishwe, ari nayo mpamvu abatutsi bo muri Nord Kivu bameneshejwe y'imyaka yose, aho bari basanze ubutaka bwari ubwabo, hahindutse amatongo, atarabaye amatongo, hisubijwe higaruriwe n'abo bandi basanzwe bahatuwe batahigwaga. No muri Kivu y'amajyepfo nuko byagenze. Ahasenyutse hari hatuwe n'abanyamurenge ni hanini inshuro nyinshi cyane kurusha hasigaye bagituye. Muri make naguce mu ijambo, ubutaka bwahozeho abanyamurenge bwagiye bugabanuka muri iki gihe. Bwaragabanutse kubera ko basenyewe aho bari batuye, cyo kizwi nk'imihana, ari mu Kinyarwanda twavuga imidugudu, aho bari batuye hirya no hino n'ahantu hagari, bari batuye muri teritware eshatu. Cyane cyane ubwo ndavuga nyine Murenge, Kavukire, iyo milieu naturelle y'abanyamurenge, Uvira, Fizi na Mwenga, n'ahantu hanini. Teritware za Kongo ziba ari ibihugu, ni hanini cyane. Umva ahantu hangana hatyo, washoboraga kugenda iminsi ngahe n'amaguru kugira ngo uve hamwe ugera ahandi. Numva ko ari ahantu hanini cyane, hagasenywa ku buryo ahasigaye uyu munsi hatuwe n'abantu batahunze ni nka 20%, 80% yarasenywe. Ubwicanyi uko bwagiye bukorwa, bagiye bicwa bavanwe mu modoka bakamuvanamo, gusa icyo azira ari isura ye akicwa. Hari n'abishwe bakaribwa, ndetse hari n'abahoze bari mu gisirikare, muri polisi, bagiye bicwa na bagenzi babo kubera kutabemera. Kumva ko ntabwo ushobora kuba umunyekongo usa utyo, ugomba kuja mu Rwanda cyangwa tukakwica. Mu by'ukuri sinzi ko naba nkabiri mvuga ko iyo jenoside yatangiye urebye ubwishanyi isura bufite, kandi si Murenge gusa, no muri Nord Kivu niko bimeze. Ndetse hari n'amashusho tugenda tubona y'abanyarwanda bafatiwe za Katanga, iyo ngiyo za Likasi, Kipushingira ngo bushize, hari abafatiwe Kindu, babiciraga mu mihanda, abantu babazengurutse, babatera amabuye, babatwika n'amapine. Ubona ko ubwishanyi uko bukorwa n'ubwishanyi buvangura. Bahitamo abicwa bagendeye kuri ibyo bibarangana, ahereyeho uko basa, uko bagaragara, ndetse hari n'abo bibeshaho kubera amasura yabo bakabica, nyuma bikazagaragara ko batanyafitanye isano n'abo batutsi. Niko biherutse kugenda ku mupolisi w'umumajoro wiciwe Uvira mu cyumweru gishize. Yazize isura ye, nyamara n'umuntu wikomokera za Kisangani, ruguru iyo hitwa za Chopo, badafite aho ahuriye n'abavuga Ikinyarwanda. Yazize isura ye. So ubwicanyi rero burimo ubu bumaze n'imyaka myinshi bukorwa, bafashe intera isa na jenoside. Nkeretse niba abantu bazi ko jenoside igirwayo n'umubare munini cyane wabishwe, si ngombwa ko abantu bagera kuri miliyoni kugira ngo bikunde byitwe jenoside. Ahubwo icyo abantu bicira abandi, uko babahiga, uko babavangura, n'umugambi wo kubarimbura, ndetse no kugirwamo uruhare. Izo si zo kondisiyo zonyine, no kuba ubona hari inzego za leta zibifitemo uruhare, n'iyo mitwe yose nakomojeho. Ubona mu by'ukuri ari ubwishanyi bugamije gusa n'uburimbura ubwo bwoko hariya, haba muri Sud Kivu y'amajyepfo, haba no muri Kivu y'amajyaruguru, ndetse buherekejwe n'imvugo zihembera urwango, zigaragara, zivugirwa mu ruhame, zivugwa n'abayobozi, abantu bazwi bari mu nteko, abadepite bitakwira, kandi yabivuga akangurira abantu kwica abandi, abantu bakamuha amashyi, bakamuririmbira, ntagire umucyaha, ntagire umucyaha, ahubwo agafatwa nk'intwari. Bitakwira uwo iyo yaje nko muri Uvira, njya mbona rimwe na rimwe bamuteruye ahantu hari imigezi, hatari amatema, hatari ibiraro, bamuteruye bamufashe nk'intwari. Hari uwitwa Muhando Nzangi, n'uwo muri Nord Kivu, ni umuminisitire. Uwo nawe navuga ko mu mvugo z'urwango ari ugezweho mu bakomoka muri Nord Kivu. Yaranabikoresheje rwose, biramuhira, abantu baricwa. Hari vice guverneur wari usanzwe ejo bundi Bukavu,
witwa Jean Jacques Elakano ni umubembe yagiye Uvira ajya Baraka ajya Fizi agenda akangurira abaturage kwica yakomezaga yabivugaga nk'umuntu waje gusansibiriza gusaba urubyiruko kwitabira igisirikare atangira avuga ko ari igisirikare cyo guhangana n'abanzi b'igihugu ubwo yavugaga M23 ariko ageze aho aravuga ati hari n'abandi banzi bari hano hejuru mu misozi b'abanyamurenge abo bose nimudahaguruka ngo twishyire hamwe twubaka imbaraga abo n'abanzi tutabishe bo bazatwica ni ngombwa ko muhaguruka kugira ngo tubice twikize abanzi abo bazava mu majyaruguru bazasange twaramaze abo ni ibintu biri kuri social media biri on record uwabishaka yabibona n'aha ngaha twicaye nshatse ibyo yavuze nabibona ntabwo rero ikibazo cy'abanyamurenge kiri mu burasirazuba bwa Kongo gusa twagiye tubona no mu Burundi mu minsi ishize hava amakuru agaragaza yuko abanyarwanda abatutsi barimo kugenda bakusanywa tukumva yuko barimo kugenda bagirirwa nabi ese ibi byo mwarabimenye impungenge z'uko ikintu nk'icyo kirimo kwaguka noneho kikanambuka imipaka muzibona mute nibyo koko abatutsi n'abasa n'abatutsi bose bari Burundi muri iyi minsi twarabibonye ko bafashwe barabanza bashyirwa ahantu mu kigo nyuma yaho burizwa amamodoka ngira ngo kandi icyo babafatiraga nuko babise uwitwa cyangwa usa n'umututsi yafashwe nk'umwanzi ari nacyo kikwereka ko iyo ngengabitekerezo itagendera ku mbibi z'ibihugu niba intambara n'ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo muri Sud Kivu no muri Nord Kivu ari bo bwagombaga kuba bureba byambuka bite mu Burundi ko Burundi ari ikindi gihugu hari imbibi zitandukanye Burundi na Kongo so kugira ngo abari Burundi babihindura ikibazo cyabo nuko nyine yangengabitekerezo yarenze imbibi ndetse unarebye imikoranire iri hagati ya leta y'u Burundi n'imitwe iri muri Kongo na leta ya Kongo urabona ko mu by'ukuri bari muri cyakene twakwita logique ya mythe y'abantu ngo bashaka kugira ngo ubutegetsi bwagutse muri aka karere bw'abatutsi byo bakunda kwita Hima Empire bidafite ishingiro na busa ukabona ko iyo ngengabitekerezo bayihuriyeho bagendeye kuri cya kindi twakomejeho cyitwa ba Bantu n'abatari ba Bantu banirotike nigeze kumva muri ya muyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi ubu mu Burundi CNDD hajya FDD Reverien Ndikuriyo asa n'ubikomozaho afobya ingengabitekerezo ya jenoside avuga ati ibyabaye mu Rwanda hanyuze imyaka 30 ibyo se ni biki kandi uyu munsi kugira ngo bigaruke bibe ikintu kigwaho kiganirwaho anavuga ko bagiye muri Kongo gufasha abavandimwe babo ba Kongo babangamiwe n'abashaka nyine ngo gushiraho ubwo butegetsi bitirira abatutsi ni ibintu mu by'ukuri abantu bakwiye kwitondera ngira ngo n'abazanyumva batagira ngo nge niko mbyemera ariko nibyo bivugwa n'izo narratives ziri mu bitangazamakuru abadabisobanukiwe nyine batekereza ko uwo mushinga uriho nta mushinga uriho umeze cyane cyane ko bivugwa n'abayobozi umuturage usanzwe ashobora guhaguruka yumva ko ari menace ari threat ku mibereho ye ku burenganzira bwe ari nayo mpamvu benshi bitabira kwica so abayobozi iyo bafite imitekerereze nk'iyo biroroshye cyane ko bakongeza ingengabitekerezo mu baturage so ni ikintu kiriho iyo Hima Empire iba mu bitekerezo ntaho nzi itekererezwa mu buryo bw'umushinga ngo tubikore bizagende bitya kandi ntekereza ko abantu benshi n'abayobozi bo mu karere ariko babibona batekereza neza ntawakwifuza kuba mu gace katakirimo abo basangiye uburenganzira ku gihugu abo babanye abavukanye ayo mahirwe yo kuba bene igihugu bose hanyuma ugatekereza ko wabikiza wowe ukagira amahoro ukagira ubwo butegetsi bitirira abatutsi
uva ngo hehe ngira ngo i Buganda ukageza za Kivu zose ni ibintu abantu bakoresha mu rwego rwo kugira ngo bashishikarize abantu kwica abandi. ni nk'impamvu yo kugira ngo baha abantu yo gukora iyo manipulation, bababwire bati nimutabikora nimutabyitabira ejo n'ejo bundi yaha hose hazaba hayobowe n'ubwo butegetsi buri imaginaire buri mu bitekerezo butagiraho bw'abatutsi. Ntabwo ari byo, uwo mushinga ntawubaho, ntawonzi ngewe uretse ibyo ugenda usoma nyine gutyo muri za social media, abantu bashaka gukongeza abandi bafite umugambi wo kwicisha abantu no kubamarisha. Numvise za audio nyinshi ziva mu Kirundi ziva mu Barundi bavuga ngo mu bitondere bari muri quartiers nizi mu bamenye neza bafite umugambi tutazi boherejwe. Ukumva umuturage udafite bwa buryo bwo gusesengura ngo amenye neza ko ibyo ari ibintu bikoreshwa mu rwego rwo kubamanipira kubakoresha, ashobora guhagurukira hejuru rwose ashaka atekereza ko agiye no kwirwanaho. Iyo ni umuburo, nitutabikora ejo bazatwicaho. ngira ngo na mbere muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hari ababikoreshaga batyo. Aba bantu bateye baturutse mu majyaruguru baje gufata ubutaka bwabo bwanyu, baje kubasubiza mu bucakara numenye igihe bari barabashiriyemo. So ibyo birakora muri Kongo, birakora mu Burundi, kandi ikibabaje nyine nuko n'abayobozi benshi bahembera iyo mvugo. Bityo rero nyine bivuye mu bayobozi, abaturage babyitabira vuba cyane. Yego, ngira ngo urebye ku rwego mpuzamahanga iyo abantu bari kuvuga ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bibanda ku bindi bitandukanye, intambara, ariko icyo kibazo cy'ingengabitekerezo umaze kudusobanurira kandi ko kigira ingaruka igirwamo uruhare n'abayobozi bakuru b'ibihugu, ntabwo ari ikintu dukunze kubona kigarukwaho cyane ku rwego mpuzamahanga. Utekereza ari iyihe mpamvu ituma imiryango mpuzamahanga, ibihugu bikomeye hirya no hino byita ku bindi bibazo, ariko ikibazo nk'icyo ngicyo gikomeye cy'ingengabitekerezo ya jenoside bakakihorera bakabaterera? Birababaje cyane. Icya mbere kibabaje ni uko nta masomo tuvana mu mateka, nta kintu twiga ku mateka yabaye. Imyaka 30 nari nkomojeho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikozwe, ni imyaka mikeya cyane kugira ngo abantu batangire kwibagirwa. Ariko aka kanya ntawe ukivuga ku ngengabitekerezo ya jenoside. Yaba kaba kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, byaba ibihugu by'ibihangange, yewe ndetse n'ibyo dukunda kwita imiryango itari iya leta, societe civile mpuzamahanga, wumva imvugo bakoresha ica hejuru y'ikibazo ko kugira ngo baje mu mizi barebe impamvu itera intambara, baje muri iyo ngengabitekerezo bashaka ingamba zo kuyirandura, bagerageze gushakira hamwe abayikwirakwiza, bagezwe mu nkiko bahanwe mu rwego rwo kuyisha no guca intege bakigenda bayikongeza hirya no hino. Bivugira gusa ibintu byo hejuru bigaragara ko bahumwa amaso n'inyungu zabo. Nabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo aje kenshi mu nama mpuzamahanga, harimo no mu muryango w'abibumbye. Abavuga mu by'ukuri ubona ko ikimujyanyeyo cyane no gusaba ni muhana u Rwanda. Mahanga ukabona yihutiye kwandika bya bindi bita za resolutions, ni nk'imyanzuro ngira ngo abamagana, abasaba M23 guhagarara, gusubira inyuma. Ubona kenshi nta muntu n'umwe ushishikajwe no kujya mu mizi ngo amenye igitera ikibazo. So icyateye jenoside y'abatutsi mu Rwanda muri 1994 ubu ngubu kikubye inshuro nyinshi kubera ko abaturage benshi bafite uburyo bw'itumanaho bugezweho. Amakuru arihuta cyane, arakwirakwira, kandi benshi mu bantu muri aka karere kimwe n'ahandi henshi nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, nta zindi source cyangwa nta zindi soko, nta yandi masoko y'amakuru bagira, nta bundi buryo bafite babonamo amakuru. Ni bya bindi byirirwa bigwa muri za
za telefone zacu audio yavuzwe n'umuntu uri ahantu udafite amakuru na busa ushaka gusa gukangurira abaturage kwanga abandi uri Afurika y'Epfo uri mu Burayi uri hehe ibyo yavuze kenshi abantu badafite ahandi bavana amakuru babifata nk'ihame icyo ngicyo kigatuma bitabira kwica so hakenewe uwo muryango mpuzamahanga wemera kureba mu mizi ukemera kuganiriza Kongo u Rwanda u Burundi u Uganda abantu bose bafite ijambo bakwiye kuba bavuga muri aka karere bakemera bakicarana bakaja mu mizi y'ikibazo n'ibitaba ibyo tuzajya tugira generation isigiroze generation y'ababyiruka nitambuka iyo y'ababyiruka yongera iroge abandi babyiruka bibe uruhererekane nk'uko dutangiye kubibona dufite abantu muri Kongo babaye abayobozi cyane mu nzego zo hejuru ubu bafite abana babo bangaga abatutsi cyane ubu bafite abana babo noneho nibo bayoboye iyo nkundura yo gukwirakwiza urwango cyane cyane urwango ku batutsi byumvikane ko nta muntu n'umwe ukwiye kwangwa impamvu tugaruka ko abatutsi nuko nibo bahigwa muri aka karere muri ibi bihe ariko ntibisaba ko abatutsi nabo bongera kugira abandi bahiga ahubwo tugomba gushakisha icyakorwa kugira ngo habeho ibiganiro byimbitse abantu bige kubana bataryana kuko n'ubundi twisanze tubana twaba duhuje amaraso twaba tutayahuze ni ngombwa ko dutekerereza hamwe nitutatekerereza hamwe ngo dushake inzira zo kubana mu mahoro tuzarangirira hamwe tuzamarana kandi twese tuzaba tubihomberamo mu by'ukuri nta terambere rishoboka abana ntibakwiga abarwayi ntibakwivuza mu gihe abantu baba batwawe umwanya wose no guhangana no kwicana no gutegana iminsi no guhora turengukanaho ibintu bimeze nka cercle vicieux cyangwa se ni ikintu kigenda kigaruka so birakenewe rero ko amahanga areba mu mizi y'ikibazo ntibibe gusa kubyuka mu gitondo ngo kubera ko Kongo imaze iminsi itakamba cyangwa yiriza bahereho bavuge ngo nibihagarare gusa bihagaze bite babantu bavukijwe uburenganzira bwabo biragenda bite bemere babuhebe burundu babeho batagira uburenganzira cyangwa icyo nicyo kigomba guherwaho kugira ngo ibindi byose bishoboke so mbona hakirimo icyo kintu cyo kutigira ku mateka kandi amateka ya vuba sinaya kera cyane ngo yaribagiranye dufite ibimenyetso byinshi cyane bya jenoside hano mu Rwanda so nabo bayobozi benshi bari inyuma y'uwo mugambi nagiye mbabona baza mu Rwanda bagasora n'urwibutso rwa Gisozi ariko ikigaragara nuko nta masomo yavuyemo hanyuma wakomoje ku kanama k'umuryango w'abibumbye gaherutse gusaba umutwe wa M23 gusubira inyuma nka kimwe mu bigomba guherwaho baravuga bati rwose mugomba kubigira vuba mugasubira inyuma mukava mu mijyi mwafashe ukurikije amakuru ufite ukurikije ubushakashatsi wakoze utekereza ko M23 iramutse isubiye inyuma bishobora noneho kuba nk'urwaho cyangwa se intangiriro ya jenoside ikozwe mu buryo bwagutse igakorerwa abatutsi muri biriya bice bya Kongo M23 iramutse isubiye inyuma byaba bigiye guha icyuho n'icyuho hajya byaba bihaye uburyo bwiza nubwo nta buryo bwiza mu gukora ibi bubaho byaba bihaye uburyo abashaka kwica abatutsi kubera impamvu zoroshye kumva impamvu ya mbere hari abantu benshi bakoresheje itangazamakuru bya bindi twavugaga bya propaganda berekana ko ari intambara y'abatutsi bashaka ngo gutegeka aka karere kandi sibyo na busa abantu benshi barabikoresheje abaturage babandi navugaga badafite iyo critical thinking cyangwa esprit critique ngo nibumva ibitekerezo ubushobozi bwo gusesengura babisesengure babisubiremo barebe ubivuze bagerageze gushakisha impamvu y'umutera babisamira hejuru bagahita bashyira mu bikorwa urumva M23 iramutse isubiye inyuma mu by'ukuri byatuma abo bantu bihimura uwitwa cyangwa usa n'umututsi wese
ubwicanyi bwajya no ku yindi ntera noneho cyaba ari sinzi uko nabyita ryaba ari ikosa riri strategique ku buryo ntabonaho byazagarukira abaturage n'abatari baritabiriye kugirira nabi abatutsi kuko nubwo iyo ngengabitekerezo yakwiriye siko abaturage bose babaye babi hari abagitekereza neza bafite umutimanama bashobora kuvuga bati aba bantu turabazi twabanye imyaka yose nta kibi tubabonaho n'abaturage nk'abandi ariko nanone hari n'abandi benshi binjijwemo ibyo bitekerezo bamunzwe n'ingengabitekerezo y'ivangura byanze bikunze haba ubwishanyi ku rwego rukabije so gusubira inyuma kwa M23 niyo mpamvu navugaga ko yaba ari erreur strategique cyaba ari ikibazo gikomeye cyane aho kwisaba gusubira inyuma amahanga yagombye gukoresha imbaraga zose afite kugira ngo ikibazo kiganirweho mu mizi hashakwa ibisubizo ku isi yo ntambara yonyine yabayeho hari n'ahandi henshi zagiye ziba ibisubizo bivuye mu biganiro bifite amahirwe yo gutanga umuti urambye kurusha ibivuye mu mbaraga no guhangana akenshi iyo ibihugu bikomeye na ya miryango mpuzamahanga twavugaga iyo biri kugaruka ku kibazo cya Kongo usanga bavuga u Rwanda bati u Rwanda nirukora ibi n'ibi u Rwanda nirwitware gutya na gutya ariko ni gake ibyo bihugu n'iyo miryango bishobora no kureba ku ruhande rwa Kongo urumva Kongo nirebwa n'ibi biganiro nk'uko bigarukagaho ariko ugasanga ni gake bayishyiraho icyo nakwita bayisaba cyangwa bayishyiraho n'izo mbaraga kugira ngo ibyo ibikore kuki bimeze gutya kuki Kongo irebwa n'ikibazo kurusha n'ibindi bihugu byose atari yishyirwaho n'icyo gitutu kugira ngo koko igire uruhare rufatika mu gukemura icyo kibazo ahubwo icyo gitutu kigashyirwa ku Rwanda nyamara rwo nta na kinini rwakora kugira ngo icyo kibazo gikemuke mbona hari impamvu zishobora kuba ari nyinshi wenda zibitera ariko mbona hari impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni inyungu ibyo bihugu abo bakomeye bafite ijwi bafite muri Kongo ngira ngo hari basa n'abahendahenda kugira ngo badatakaza izo nyungu zabo bagahitamo kurenza amaso ibibazo aho biri hanyuma bagashaka kuvuga imvugo ishimisha Kongo icyo ni kimwe mbona gikomeye inyungu zabyo ziraremereye kurusha uburenganzira bw'abaturage muri aka karere si ikibazo kinini cyane abatutsi nibakomeza kwicwa igihe cyose inyungu zabo baba bazigeraho ntibyababuza ibitotsi abatutsi bakomeje kwicwa ariko inyungu zabo bagakomeza bazigeraho zigasigasirwa mbona iyo mpamvu y'inyungu zabo aricyo cya mbere impamvu ya kabiri Tshisekedi n'abo bakorana bakoresheje imbaraga nyinshi cyane mu gusobanura ikibazo ko kitari mu mahanga mu by'ukuri nubwo hari benshi babisobanukiwe birashoboka ko hari na benshi no kurushaho badasobanukiwe neza impamvu zikurura intambara muri aka karere bakaba batekereza ko ibyo bita ibisubizo batanga ya matangazo twavugaga ari uburyo bwo gukemura ikibazo bya nyabyo bariya bo mu kanama gashinzwe umutekano bariya bafite amakuru bahora mu karere bafite ababahagarariye bafite MONUSCO ariko hari nk'ibindi bihugu byinshi Tshisekedi agerageza kunyuramo ashaka inkunga ashaka ubufasha bishoboke ko ababwira amateka atandukanye n'uko kuri kumeze ibyo bihugu bikitabira bidasobanukiwe benshi bagafata imyanzuro bahubutse ariko ntekereza ko benshi muri abo abenshi babikora basobanukiwe neza n'ikibazo uko kimeze kuko biragoye kumva ukuntu umuntu yakwanga ibiganiro by'amahoro niba umuntu akubwira ngo hari ikibazo mfite ariko reka twicarane ku meza tuganire kubyanga byonyine ni ikintu cyerekana ko hatari ubushake kuki umuntu yatinya ibiganiro by'amahoro wenda watinya kuja mu mirwano kuvuga uti natakarizamo n'ubuzima ariko niba ari ibiganiro by'amahoro abantu babyanga bahereye kuki hari kutagira ubushake hari izo nyungu zihuma amaso ibihugu byinshi n'abanyabubasha ariko hari na kampanye sinzi uko twabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ni nk'ubukangurambaga bwakozwe na leta ya Kongo bugerageza gutanga amakuru atagaragaza ukuri kose
uko ikibazo giteye. Kandi igihe cyose abo bantu bazagendera ku makuru atariyo, ikibazo kizakomeza kibeho. Niho bitaganirwaho ngo abantu babijye imuzi, iyo mizi bayivaneyo bakirandure burundu, bizajya bigenda nubwo bakoresha imbaraga za gisirikare, bagacecekesha M23, bagacecekesha twirwaneho, bagacecekesha n'undi uwo ari we wese waba uharanira uburenganzira bwe. Igihe kizajya kigera, kubera ko icyo kibazo kitavuyemo, imizi itashingutseyo, kigaruke. Yende kigaruka nk'uko dutangiye kubibona ubu ngubu, ngira ngo iyi M23 se nka version ya kangahe ibibazo byatangira. So nkeka n'ubundi ko amateka azakomeza yisubiremo nibatemera ngo barebere ikibazo mu mizi gikemurwa uko bikwiye. Hanyuma mu kiganiro aherutse kugirana na New York Times, Perezida Tshisekedi n'ubundi yongeye gushimangira ko atiteguye kurwana na M23, ndetse aranabihakana avuga ati sinshaka kuganira na M23, akavuga yuko wenda ahubwo byaruta akaganira n'u Rwanda. Uwo mutima wo kwinangira uraganishaho ibintu. M23 irasaba ibiganiro, ntiyemerewe, iragaragara yuko itari bubihabwe, irakurikizaho iki? Urabona ibintu bigiye kugana he ukurikije iyo myumvire ya Perezida Tshisekedi? Umutima wo kwinangira ufitanye isano n'ibyo bihugu bikomeza bimushyigikira, bitanga amatangazo bisaba M23 gusubira inyuma, akagira ngo ngira ngo ahari yibwira ko afite izo mbaraga zituma yinangira. N'ubushize twabikomojeho, nubwo ati mfite amaboko y'amahanga, ayo mahanga mutiza umurindi wo gatuma akomeza kwinangira. Kandi wundi uhagarikiwe n'ingwe aravoma, ariko ndabona atavoma, none se ko agenda atakaza imijyi nyuma y'indi mijyi. Sinzi rero niba yizeye ko ibyo ayo mahanga avuga bizamukemurira ikibazo. Byonyine ubwabyo no kurambiriza ku cyo amahanga azakora, ari wowe muyobozi uyoboye ufite inshingano zo kuyobora igihugu cyawe, ugakomeza utegereje ko ibisubizo bizava mu mahanga, nabyo ubwabyo ni ikindi kibazo ngira ngo kidatanga icyizere. Harabura ubwo bushake bwa politike, hari kudashira mu bikorwa inshingano umuntu yatorewe, hari ugukomeza ujya mu mahanga ushakira igisubizo hanze ku bibazo by'imbere mu gihugu, kandi kenshi ibisubizo byo hanze nyine biza bidahuye n'imiterere y'ibibazo. Ari nayo mpamvu tugenda tubona ayo matangazo yurirana umunsi ku munsi, asa n'agamije kumushimisha, ariko aramushimisha mu gihe abaturage be bari mu kaga. Bamwe baricwa, abandi barimo guhunga, abandi iterambere ryaradindiye. Byagombye kuba bimubuza ibitotsi, agatekereza ahubwo kwihutira kuja mu biganiro by'amahoro. Cyane cyane ko no mu rwego rwa gisirikare tutabona ko afite izo mbaraga. Ayo maboko y'amahanga rero ngira ngo yatumye yinangira, ariko natabireba neza n'ubundi igihugu ayoboye yitirirwa ko ari we muyobozi wacyo, kizakomeza gisenyuke. Ayo mahanga ari gutera imbere n'izo nyungu zabo bazivanayo. Impamvu yatumye M23 ibaho, niyo mpamvu yatumye twirwaneho ibaho. Nabihereyeho, ni ikibazo cyo kuvutswa uburenganzira, abaturage bakirukanwa muri gakondo zabo, hagahinduka amatongo, bakamara imyaka 20 mu nkambi, leta ntigire ubushake bwo kubasubizayo. Impamvu yatumye batangira ni imwe, impamvu ituma bahigwa ni ya yindi, icyo bazira ni kimwe, nuko basa, ntabwo ari ikosa bakoze iryo ari ryo ryose. Ntekereza ko amahirwe y'uko bahura ari hejuru cyane, kubera icyo ngicyo maze kuvuga, ariko noneho hakaba n'inyungu zo kwishyira hamwe kugira ngo begeranye ijwi ribashe kugera kure, ribe ryakumvikana kurushaho. Ntabwo ari ukubera gusa ko impamvu ari imwe, harimo no kugira ngo barebe ko batakira hamwe, bagerageze kuvuga ijwi rimwe, wenda amahanga bizamura amahirwe yo kuba amahanga yabumva. So ndabona bishoboka ko bagira aho bahurira, nshingiye kuri izo mpamvu zombi, cyane cyane ko ngira ngo n'intera isigaye hagati itari ndende cyane. Birashoboka kandi binabaye nibyo byaba bikwiye kugira ngo banoneho bavugire hamwe, bategurire hamwe
ikibazo ni kimwe, si ngombwa ko kizaza gisobanurwa mu buryo butandukanye cyangwa n'abantu batandukanye kandi ikibazo bahanganye nacyo uyu munsi ari kimwe. So birashoboka kandi birakwiye. Dr Shyaka Mugabe Age, reka tubashimire cyane kubw'umusanzu muduhaye muri iki kiganiro, twizera yuko n'ubutaha nitubakenera tutazababura. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Twari kumwe rero na Dr Shyaka Mugabe Age, akaba ari umwarimu ndetse n'umushakashatsi muri Kaminuza y'u Rwanda, aho anakuriye ikigo cy'ubushakashatsi gikora ku bijyanye no kugarura amahoro. Akaba rero yararimo kudusobanurira muri rusange ko ibintu byifashe hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda mu by'ukuri hatutumba ikibazo gikomeye cya jenoside irimo kugenda ishyirwa mu bikorwa mu bice bimwe na bimwe, ariko hakaba hari n'ubwoba bw'uko ishobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bweruye mu gihe cyose umutwe wa M23 waramuka ushyize intwaro hasi ukaba wasubira inyuma. Mwabyumvise rero ibyo twagarutseho muri iki kiganiro, reka tubashimire kuba mwabanya natwe. Njyewe nari Ndahaye Emmanuel, ku banga bw'ibyuma twari kumwe na mugenzi wacu Rwibutso. Ibiganiro byagiye nakagaruka.